Iyi ni video yagenewe abunganizi mu myigishirize y'Ikinyarwanda mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Iravuga ku kwitegura gutanga ubwunganizi mu myigishirize ku barimu b'Ikinyarwanda mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Ni video yakozwe na REB ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga ya USAID Rwanda. Reka turebe intego z'inyigisho. Nyuma y'iyi nyigisho buri wese araba abasha gusobanura uruhare rwe mu bwunganizi mu myigishirize y'Ikinyarwanda mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza, no kuvuga kuva mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Hanyuma kandi nyuma y'iyi nyigisho muraba mushobora gusobanura intambwe zikurikizwa mu bwunganizi mu myigishirize. Izo ntambwe zirimo gutegura gahunda ngaruka kwezi y'ubwunganizi, kuyimenyesha abarimu ireba no kwishyikiriza umuyobozi w'ikigo cyangwa se ushinzwe uburezi ku murenge. Hakabamo gukurikirana isomo, gutanga isuzuma ry'ako kanya ku banyeshuri 3 kugeza kuri 5, kuyobora inama y'ubujyanama ngarukirane no gutanga raporo ngaruka kwezi ku muyobozi w'ikigo cyangwa se ku mukozi ushinzwe uburezi ku murenge. Mbere yuko rero dutangira amasomo, turabanza kwisuzuma twibaza ibibazo ngiye gusoma mu kanya. Bityo rero nyuma yo kumva ibibazo murahagarika video, mufate iminota 5 muganire hagati yanyu kuri ibi bibazo. Ikibazo cya mbere: utekereza ko umwunganizi agira uruhe ruhare mu myigishirize mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza? Ikibazo cya kabiri: ni iki waba witeze kumva ku bijyanye n'ubwunganizi mu myigishirize? Ikibazo cya gatatu: ni iki waba wumva kikugoye muri gahunda y'ubwunganizi? Kandi se waba ufite ikindi cyifuzo? Ngaho rero nkuko nari maze kubivuga, ni muhagarike video mufate iminota 5 muganire na bagenzi banyu kuri ibi bibazo. Nyuma y'iminota 5 mukomeze na video. Reka tubanze twibaze, ni izihe nshingano z'umwunganizi mu myigishirize? Nk'umwunganizi rero ufite uruhare runini mu iterambere ry'ishuri ryawe cyangwa se iterambere ry'ishuri wunganira. Uruhare rwawe ni ukunganira no gufasha abarimu b'Ikinyarwanda mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza kwigisha by'intangarugero bakurikiza inyigisho bahawe. Hari ibikorwa by'ingenzi rero ugomba gukora nk'umwunganizi. Icya mbere akaba ari ugukurikira imigendekere y'isomo nibura rimwe buri kwezi kuri buri mwarimu wigisha Ikinyarwanda mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Ikindi gikorwa ni ugutanga ubwunganizi kuri buri mwarimu w'Ikinyarwanda muri icyo cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Hanyuma hakaza igikorwa cyo gutanga isuzuma ry'ako kanya ku banyeshuri kuva kuri 3 kugera kuri 5. Ariko mbere yuko dukomeza, reka tubanze twibaze ngo ubundi umwunganizi ku kigo cy'ishuri ninde? Amashuri turabizi ko harimo ubwoko bubiri. Hari ibigo by'amashuri biriho amashuri abanza gusa, hakabaho n'ibigo by'amashuri biriho amashuri y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 cyangwa se uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12. Niba rero ikigo cyanyu ari ikigo kiriho amashuri abanza gusa, ubwo umwunganizi ku ishuri ni umuyobozi w'icyo kigo cy'ishuri. Naho mwebwe niba ku kigo cyanyu muri ku kigo gifite uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 cyangwa se ubw'imyaka 12, ubwo ngubwo umwunganizi ni umuyobozi w'ikigo cy'ishuri wungirije ushinzwe amasomo. Ushobora kwibaza uti rero ni ibihe bikoresho byamfasha mu gushyira mu bikorwa gahunda y'ubwunganizi mu myigishirize? Ibikoresho birahari kandi biratandukanye.
Ibya mbere ni imfashanyigisho z'amahugurwa. Izi mfashanyigisho akaba ari ibitabo by'uhugurwa. Ibi bitabo bikaba bikubiyemo amakuru yose kuri gahunda y'ubwunganizi. Hanyuma ibindi ni amafishi ya gahunda ngaruka kwezi y'ibikorwa by'ubwunganizi mu myigishirize. Hari kandi n'amafishi yo gukurikirana imigendekere y'isomo ry'Ikinyarwanda muri gahunda y'ubwunganizi. Hakaba n'amafishi ya raporo ngaruka kwezi, iyo raporo ikaba itangwa n'umwunganizi mu myigishirize. Ikindi gikoresho cyagufasha mu gushyira mu bikorwa gahunda y'ubwunganizi ni iyi video. Wibuke rero ko ushobora kubona izi mfashanyigisho muri mudasobwa yawe cyangwa se mudasobwa ntoya yayindi twita tablet yatanzwe n'umushinga wa USAID Somumenye. Ukeneye ibindi bisobanuro ukaba wakwiyambaza umukozi ushinzwe uburezi ku murenge wawe cyangwa se umukozi wa USAID Somumenye mu karere uherereyemo, ibyo bisobanuro akabiguha. Umwunganizi rero ni ryari akora ubwunganizi. Ushobora gukora ubwunganizi buri kwezi kuri buri mwarimu wawe wigisha Ikinyarwanda mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Ikindi ni uko ugomba gukora gahunda y'uburyo uzakora ubwunganizi mbere y'uko utangira ubwo bwunganizi. Ntabwo ari ugupfa kugenda gutyo gusa cyangwa se kubukora kuko ubitekereje, ahubwo ubikorera gahunda kandi ukabitegura. Mbere y'uko tubyinjiramo neza ngo turebe ukuntu ubwo bwunganizi uzabutegura no uzabigenza nubutangira, reka tubanze turebe ihuriro hagati y'ubwunganizi mu myigishirize n'ihuriro ry'abarimu b'Ikinyarwanda mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Icyo ugomba kuzirikana ni uko bitangirira mu ihuriro ry'abarimu b'Ikinyarwanda, aho abunganizi bayobora iri huriro. Ni ukuvuga ngo wowe mwunganizi ni wowe uzayobora iri huriro ry'abarimu ukoresheje imfashanyigisho wahawe na USAID Somumenye. Hanyuma muri iri huriro abarimu bazungurana ibitekerezo ku bumenyi bushya cyangwa se ku buryo bw'imyigishirize, noneho banafata ingamba zo gushyira mu bikorwa ibyo bungukiye mu ihuriro. Ibyo ngibyo bimaze gukorwa, umwarimu azasubira mu ishuri rye atanga amasomo kandi yibande ku gushyira mu bikorwa bwa bumenyi bushya yungukiye muri rya huriro ry'abarimu ku kigo cy'ishuri yamaze kwitabira. Noneho rero nk'umwunganizi wari wateguye rya huriro ry'abarimu uranarikoresha, witeze ko umwarimu yagiye mu ishuri agashyira mu bikorwa ibyo yakuye mu ihuriro. Noneho nawe ukora ubwunganizi aho ugenda ugakurikira isomo ukita ku buryo umwarimu ashyira mu bikorwa ubumenyi cyangwa se uburyo mwari mwaganiriyeho mu ihuriro mwavuyemo. Wowe nk'umwunganizi rero ugatanga ubujyanama ngarukirane ku mwarimu wibanda ku buryo yashyize mu bikorwa ubumenyi bwari bwaganiriweho mu ihuriro ry'abarimu bigisha Ikinyarwanda. Mu yandi magambo rero, ihuriro ry'abarimu ku kigo cy'ishuri riha urubuga abarimu umwanya wo kungurana ibitekerezo ku bumenyi cyangwa se uburyo bushya bw'imyigishirize. Hanyuma umwarimu nawe akajya mu ishuri agashyira mu bikorwa ubumenyi n'uburyo bushya bw'imyigishirize. Noneho nawe mwunganizi ukaza ugakora ubwunganizi mu myigishirize bugamije gushimangira ishyirwa mu bikorwa ry'ubumenyi cyangwa se uburyo bushya bw'imyigishirize nk'uko biba byari byaganiriweho muri rya huriro ry'abarimu ku kigo cy'ishuri. Reka turebe intambwe 6 z'ubwunganizi ntangarugero mu myigishirize. Wowe rero umwunganizi nujya gutanga ubwunganizi ku mwarimu runaka ku kigo cy'ishuri, uzanyura muri izi ntambwe 6. Iya mbere ni ugutegura ubwunganizi ugomba gutanga, hanyuma ugakurikirana isomo, noneho ukuzuza amafishi yo gukurikirana isomo, iyo ni intambwe ya 3. Ku ntambwe ya 4 ugatanga isuzuma ry'ako kanya ku banyeshuri bari hagati ya 3 na 5. Intambwe ya 5 ukayobora inama y'ubujyanama ngarukirane. Noneho ku ntambwe ya 6 ukohereza raporo ngaruka kwezi ku mukozi ushinzwe uburezi ku murenge. Izo nizo ntambwe 6 z'ubwunganizi ntangarugero mu myigishirize.
Reka noneho tubirebe mu buryo burambuye. Turebe intambwe ya mbere. Iyi ntambwe ya mbere niyo gutegura. Muri iyi ntambwe ya mbere yo gutegura, wowe nk'umwunganizi mu gihe ugiye gutegura ubwunganizi uzakora, uzuzuza amafishi yabugenewe, uyahe umuyobozi wawe ndetse uyahe n'abarimu uzasura. Ibi ngibi bituma abarimu bireba bitegura neza ndetse bakaba bafite igitabo cyabo gikubiyemo amafishi y'ubwunganizi kugira ngo uzagikoreshe. Hanyuma ikindi nuko igihe ugiye gukora ubwunganizi ku nshuro ya mbere ugomba kuba ufite amafishi y'ubwunganizi. Ahangaha ukaba ukura kopi yayo mu gitabo cy'ubwunganizi cyahawe umwarimu, kandi nanone ukaba ufite imfashanyigisho y'ubwunganizi yagenewe umwarimu nayo ukura mu gitabo cy'uhugurwa. Mbere rero yo gusura umwarimu mu isomo, urabanza ukareba mu gitabo cy'umwarimu isomo ateganya kwigisha. Hanyuma ukibuka guteguza umwarimu uzasura mbere y'igihe nk'uko twari tumaze kubivuga. Noneho iyo utegura gukurikira isomo hari iryo wari warabanje gukurikira mbere yaho, ni ukuvuga ngo ugiye kuritegura mu kindi gihe, uba ugomba kunyuza amaso ku bujyanama wari waratanze ubushize kugira ngo uze gusuzuma urwego umwarimu agezeho ashyira mu bikorwa ibyo mwari mwumvikanye ubwo muherukana mu gihe cy'ubwunganizi. Intambwe ya mbere irarangiye, reka twimukire ku ntambwe ya kabiri yo gukurikira imigendekere y'isomo. Wamaze kwitegura, ugeze igihe cyo gukurikira imigendekere y'isomo, birumvikana iri somo uzarikurikira mu ishuri umwarimu arimo kwigisha. Ni byiza rero kwicara witonze inyuma y'abanyeshuri mu cyumba cy'ishuri. Igihe umwarimu atanze umwitozo mu matsinda ya babiri cyangwa se mu gihe atanze umwitozo kuri buri munyeshuri ku giti cye, ugomba kugendagenda mu cyumba cy'ishuri ukareba uko abanyeshuri bakora. Hari ibintu ariko ugomba kwitaho. Ibyo ugomba kwitaho uti ni ibiki? Icya mbere ni ukureba uburyo umwarimu ari gushyira mu bikorwa ubumenyi cyangwa se uburyo bw'imyigishirize mwunguranyeho ibitekerezo mu bwunganizi buheruka. Ese arimo kubishyira mu bikorwa neza? Hanyuma ikindi ni ukureba uburyo abanyeshuri bakurikira isomo. Noneho hakaba no kugenzura uburyo umwarimu arimo gushyira mu bikorwa ibyo mwumvikanyeho mu bwunganizi buheruka. Ese ibyo wari wamusabye ko azashyiramo ingufu cyangwa se ko azahindura mu buryo runaka arimo arabikora, arimo arabyubahiriza? Ibyo ngibyo ugomba kubigenzura. Intambwe ya kabiri irarangiye yo gukurikirana isomo, reka twimukire ku ntambwe ya gatatu yo kuzuza ifishi yo gukurikirana imigendekere y'isomo. Iyi fishi yo gukurikirana imigendekere y'isomo ugomba kuzuza mu gihe uri gukora gahunda y'ubwunganizi irimo ibice bitatu. Ibyo bice bitatu tugiye kureba, igice cya mbere ni umwirondoro. Ngiki urakireba hano. Iki gice cy'umwirondoro cyandikwaho itariki y'igihe ugiye gukorera ubwunganizi. Hano hari urugero rwo kuwa 5 Ukwakira 2020. Ugashyiraho izina ry'ikigo cy'ishuri. Hano hari urugero rwa GS Kicukiro. Ugashyiraho akarere iki kigo cy'ishuri kirimo n'intara. Ugashyiraho umwaka cyangwa se icyumba cy'ishuri ugiye gutangamo ubwunganizi. Hano batanze urugero rw'umwaka wa 2. Ukandika n'izina ry'umwarimu ugiye gukorera ubwunganizi, hanyuma ukandika na nimero y'isomo uwo mwarimu agiye kwigisha mu gihe umukorera ubwunganizi. Hano hari urugero rw'icyumweru cya 3 isomo rya 8. Igice cya kabiri cy'iyi fishi yo gukurikirana imigendekere y'isomo muri gahunda y'ubwunganizi ni igice cyo gukurikirana imigendekere y'isomo. Iki gice cy'ifishi gise kiza hano urakibona, cyo noneho kirimo ibintu birambuye cyangwa se amabwiriza y'ibyo ugomba kugenzura, ibipimo ugomba kugenzura. Irakwereka uruhande rw'ibipimo, ikakwereka uburyo ibipimo byihutirwa cyangwa se birushanywa uburemere, ikanakwereka aho uzashyira yuko koko wasanze icyo gipimo umwarimu agikurikiza cyangwa se atagikurikiza, no kwerekana niba yagerageje.
hanyuma ikanakwereka aho wandika inyongera cyangwa se impamvu wavuze ko icyo gipimo agikurikiza cyangwa atagikurikiza cyangwa se ko agerageza. Iki gice cy'ifishi kirerekana ibipimo nk'uko bibona. Noneho ibi bipimo ubona hano bigiye bihabwa mu gice cy'ibyihutirwa umubare 1, 2 cyangwa se 3. Umubare 1 werekana ibipimo byihutirwa cyane. Umubare 2 iyo ibipimo byihutirwa cyane bya 1 bimaze kugenzurwa kandi bishyirwa mu bikorwa, ibya 2 nibyo bikurikiraho kwitabwaho. Hanyuma ibipimo byerekanwa na 2 byamara kugaragara ko bishyirwa mu bikorwa n'umwarimu, ugatangira noneho kureba ibipimo byitwa 3, uko niko bikurikirana mu kuba byihutirwa cyane ko umwarimu agomba kubishyira mu bikorwa. Niyo mpamvu ubona nka hano ku gipimo cya mbere umwarimu yafashe umwanya ategura isomo akoresheje igitabo cy'umwarimu cyateguwe n'umushinga wa USAID Mumenye ku bufatanye na REB. Handitseho 1, no kuvuga ngo birihutirwa, ugomba kureba ko umwarimu abishyira mu bikorwa. Cyangwa se ngo umwarimu yakoresheje uburyo bwo kwigisha bwa ndatanga urugero dukorane twese na buri wese akore. Birihutirwa, agomba kuba bishyira mu bikorwa. Ese yabishyize mu bikorwa? Ibyo bipimo rero bya 1 byihutirwa iyo umaze kubigenzura nibwo uzatangira kugenda ugenzura ko n'ibya 2 abishyira mu bikorwa. Noneho rero nkuko nari namaze kubivuga, igipimo nyine uhera kuri bya bindi bya 1, no kuvuga ngo byihutirwa cyane. Reka tuvuge ko tugiye guhera kuri cya kindi cya mbere cyo kureba niba umwarimu yafashe umwanya agategura isomo akoresheje igitabo cy'umwarimu cyateguwe n'umushinga wa USAID Mumenye ku bufatanye na REB. Icyo gihe uzavuga uti yego koko arabikora, cyangwa se uzavuga uti oya ntabwo abikora, cyangwa se uvuga uti yagerageje, ndabona atari yego, ndabona atari na oya, ariko yagerageje. Icyo uzamuvugaho icyo ari cyo cyose, wavuga ko ari yego, wavuga ko ari oya, wavuga ko yagerageje, uzashyiraho ibindi bisobanuro. Yanyongera uzashyiraho ibindi bisobanuro hariya. Kuri ibi bisobanuro rero bindi ushobora gutanga, ushobora kureba ingero zabyo mu gitabo cy'umwunganizi. Ku rupapuro rwa 6 n'urwa 7 hariho ingero zitandukanye. Ariko noneho reka dufate urugero rumwe gusa tururebere hamwe, turebe ikintu wakora. Ugiye gukorera ubwunganizi umwarimu, hanyuma ufashe ya fishi yawe, ugeze ku gice cya 2 cyo gukurikirana imigendekere y'isomo, urebye ibipimo biriho 1 ko ari byo ugiye guheraho ubanza kureba ko bishyirwa mu bikorwa kuko ari byo byihutirwa cyane. Uhereye kuri iki cya mbere cyo kumwarimu yafashe umwanya agategura isomo akoresheje igitabo cy'umwarimu cyateguwe n'umushinga wa USAID Mumenye ku bufatanye na REB. Hanyuma nyuma y'isomo urareba ubona ntabwo ari yego, nta nubwo ari oya, ariko ubona yagerageje. Noneho ushyiraho ibindi bisobanuro. Ibisobanuro rero ushobora gushyiraho birimo nko kuba 1 na 1 umwarimu akurikiza imbata y'isomo nk'uko riri mu gitabo cya mwarimu, kandi ko umwarimu yigisha bimwe mu bikorwa ariko bikaba atari byose. Ibyo rero ni ibindi bisobanuro bivuga ngo yagerageje. Niko uzagenda ubikora rero no ku bindi bipimo byose bisigaye, ariko ubanza kugenzura bya bipimo byihutirwa cyane byanditseho 1 mu nkingi y'ibyihutirwa. Igice cya 3 kigize ya fishi yo gukurikirana imigendekere y'isomo ni igice cy'ubujyanama ngarukirane. Kuri iki gice cya 3 rero cy'ubujyanama ngarukirane, kuri ya fishi yo gukurikirana imigendekere y'isomo hariho ibibazo ugenda usubiza ukurikije uko ubwunganizi bwagenze, cyangwa se ukurikije uko isomo wakurikiranye ryagenze. Ikibazo cya mbere uzasubiza ni ikibazo kivuga ngo ni ikihe gipimo mwemeranyijwe kuzibandaho ubutaha. Ahangaha rero wifashisha ifishi y'ubwunganizi y'ubushize. Ni ukuvuga ngo ubushize ujya gukorera uyu mwarimu ubwunganizi hari igipimo mwari mwemeranyijwe kuzibandaho. Iki gipimo mwari mwemeranyijwe kuzibandaho urakireba mu ifishi y'ubwunganizi y'ubushize, hanyuma ukareba yuko uyu mwarimu yacyubahirije cyangwa se yagishyize mu bikorwa. Noneho ikibazo cya 2 ugomba gusubiza ni ibihe bipimo hagati ya 2 na 3 umwarimu yakoze neza. Ahangaha wibanda ku bipimo wahaye yego
mu gice cya kabiri cy'ifishi y'ubwunganizi, hahandi twe twamaze kubona kuvuga yego, oya cyangwa se aragerageza. Wibanda rero ku bipimo wahaye yego mu gice cya kabiri cy'ifishi y'ubwunganizi, noneho ukibanda aho umwarimu yakoze neza cyane, akaba ariho wandika ibipimo 2 cyangwa se 3 umwarimu yakoze neza. Noneho ikibazo cya gatatu, ni ikihe gipimo kimwe kigomba kwitabwaho umwarimu ni gutazakizamura? Ahangaha rero haba hari igipimo kimwe cyihutirwa, no kuvuga ngo ikihutirwa ni muri bya bindi byanditseho rimwe. Igipimo kimwe cyihutirwa wahaye oya, cyangwa se niba nta na kimwe wahaye oya muri bya bindi byitwa rimwe, ukareba icyo wahaye yagerageje. Noneho ibyo bipimo byihutirwa wahaye oya cyangwa se yagerageje akaba ari byo nyine utondeka munsi y'iki kibazo. Niba rero umwarimu yakoze neza ibipimo byose byo mu cyihutirwa cya rimwe, ushobora gushyira ku rutonde ibipimo noneho byo mu cyihutirwa cya kabiri cyangwa se icya gatatu ubona umwarimu atakoze neza. No kuvuga ngo ibyo mu cyihutirwa cya gatatu uzabigeraho ari uko ubonye n'ibyo mu cyihutirwa cya kabiri byose umwarimu yarangije kubishyira mu bikorwa neza. Bityo uganira n'umwarimu uko azazamura ibi bipimo, mukabiganira, ukibuka gutekereza ingamba zihariye zamufasha kuzamura ibyo bipimo bitewe n'ibyo ari byo, kandi mukareba ingamba zishoboka koko gushyirwa mu bikorwa bikemera. Hanyuma icya kane, ni iki umwunganizi azakora ngo yunganire umwarimu? Kuri aka gace k'ifishi uganira n'umwarimu ku ngamba zihariye uzakoresha ngo umwunganire. Mushobora kuganira kuri izi ngamba mu gihe cy'ubujyanama ngarukirane isomo rikirangira. Icyo gihe cy'ubujyanama ngarukirane nacyo turaza kukigeraho, turebe uburyo bukorwamo, ntugire impungenge turahagera. Noneho rero mufata akanya gatoya tubanze tujye kuri ibi bibazo by'isuzuma. Murahagarika video akanya gatoya, hanyuma twibaze ibibazo by'isuzuma, tuze kongera tugikomeze mu kanya. Ikibazo cya mbere, waba wumva neza uko buzuza amafishi yo gukurikirana imigendekere y'isomo? Ikibazo cya kabiri, fata iminota 2 usobanurire mugenzi wawe ukwicaye iruhande uko iyo fishi yo gukurikirana imigendekere y'isomo yuzuzwa. Ikibazo cya gatatu, ni ukubera iki ari ingenzi kwandika ibindi bisobanuro byihariye kuri iyi fishi y'ubwunganizi? Nimufata akanya gatoya ko kuganira kuri ibi bibazo, hanyuma nyuma y'iminota 5 dukomeze video yacu. Tumaze kureba intambwe ya gatatu yo kuzuza amafishi yo gukurikirana isomo. Reka twimukire ku ntambwe ya 4 yo gusuzuma abanyeshuri bari hagati ya 3 na 5. Ushobora guhita wibaza utese mu gusuzuma aba banyeshuri hagati ya 3 na 5 nzasuzuma iki? Ese hasuzumwa iki? Muri buri somo wakurikiye ugomba gukoresha isuzuma ryo gusoma ry'ako kanya ku banyeshuri bake wahisemo. Impamvu ibingibi ugomba kubikora ni ukubera ko iri suzuma ry'ako kanya ari uburyo bwihuse buguha ishusho y'uko ishuri rihagaze. Uburyo rero rikorwa, iri suzuma rigomba gukorwa umunsi wo gukurikirana imigendekere y'isomo, ariko ukaba ufite n'uburyo butandukanye wahitamo bwo kurikora. Ntabwo ari ngombwa ko buri gihe urikora kimwe. Uburyo bwa mbere ni ugutanga isuzuma ku banyeshuri igihe bari mu matsinda cyangwa se mu gihe buri wese arimo gukora ku giti cye. Uburyo bwa kabiri ni ugutanga isuzuma nyuma y'isomo igihe umwarimu agiye kwigisha irindi somo. Uburyo bwa gatatu ushobora gukoresha ni ugutanga isuzuma mu karuhuko gato cyangwa se nyuma y'amasomo. Uburyo bwa kane ni uguhitamo abanyeshuri hagati ya 3 na 5 ntacyo ushingiyeho, ukabasaba gusoma mu bitabo byabo ku rupapuro rukubiyemo ibyo baheruka kwiga.
Ubundi buryo ni uko buri munyeshuri wo mu mwaka wa 2 n'uwa 3 ashobora gusoma interuro zimwe na mugenzi we, hanyuma abo mu mwaka wa 1 bagasoma inyuguti n'amagambo. Ikindi, ntugomba kurenza hagati y'umunota 1 n'2 kuri buri munyeshuri. Hanyuma ugatega amatwi uko abanyeshuri basoma, ariko ntubafashe, kuko iki ngiki ari cyo umwarimu asabwa gukora. Muri iyi ntambwe ya 4 yo gusuzuma abanyeshuri bari hagati ya 3 na 5, uzuzuza amanota y'abanyeshuri mu mbonerahamwe iri ku mpera z'amafishi y'ubwunganizi. Urabona rero iyi mbonerahamwe ihisiza yerekana ukuntu ya fishi uzuzuza ibimeze. Urahitamo abanyeshuri hagati ya 3 na 5, ubakoresha isuzuma ry'ako kanya ku nyuguti cyangwa ku gusoma amagambo. Noneho urandika izina ry'umunyeshuri wa 1, umunyeshuri wa 2, umunyeshuri wa 3, umunyeshuri wa 4 n'umunyeshuri wa 5. Hasi uragenda werekana ibyo yasomye neza. Umunyeshuri wa 1 ashobora gusoma neza amagambo 4, uwa 2 akasoma neza amagambo 7, uwa 3 ugasanga nta jambo na rimwe abashije gusoma, uwa 4 agasoma neza amagambo 3, uwa 5 agasoma neza amagambo 6. Izo ni ingero. Hasi rero kuri iyi mbonerahamwe ugomba kwandikaho amagambo 5 cyangwa se interuro uza gusaba abanyeshuri gusoma. Urugero, ushobora kwandikaho uti: injangwe y'umukara yirutse mu busitani. Noneho iyo ngiyo akaba ari yo nteruro uza gusaba abanyeshuri wahisemo kuza gusoma kugira ngo bakorere isuzuma ry'ako kanya. Intambwe ya 4 turayirangije. Reka turebe intambwe ya 5 yo gutanga ubujyanama ngarukirane. Ese ubujyanama ngarukirane ni iki? Ubujyanama ngarukirane, reka mbanze nkubwire ko ari ingenzi cyane mu kazi k'umwunganizi. Ubujyanama ngarukirane rero akaba ari igihe umwunganizi aganira n'umwarimu uko isomo ryagenze, akanamwunganira amufasha kumva neza uko ubutaha azanoza imyigishirize. Uti bumara igihe kingana iki rero? Ubu bujyanama ngarukirane bumara hagati y'iminota 15 n'iminota 20. Bukaba bukorwa ryari? Ubujyanama ngarukirane bukorwa nyuma y'isomo, nko mu gihe cy'akaruhuko, ahantu hatuje kandi hategereye abandi barimu, mu rwego rwo kwirinda ibyarangaza uyu mwarimu ukorera ubujyanama ngarukirane bitari ngombwa. Bikorwa rero umunsi wakurikiraniyeho imigendekere y'isomo. Hari rero intego ebyiri zo gutanga ubujyanama ngarukirane. Intego ya mbere ni ukuganira n'umwarimu uko isomo ryagenze n'uburyo yashyize mu bikorwa inama yari yahawe ubushize cyangwa se mu bundi bwunganizi waherukaga kumukorera bwabanjirije ubwo ngubwo. Hanyuma intego ya 2 yo gutanga ubujyanama ngarukirane akaba ari ugufasha umwarimu guhitamo intambwe azakoresha mu kunoza imyigishirize ye ubutaha. Umusaruro w'iyi nama y'ubujyanama ngarukirane ukaba ari uko umwarimu agomba guhabwa ubufasha akeneye mu kunoza imyigishirize no gufasha abanyeshuri kurushaho kwiga neza. Rero ushobora guhita wibaza uti ni gute nayobora iyi nama y'ubujyanama ngarukirane hagati yanjye n'umwarimu nakoreye ubwunganizi? Icya mbere, utangira umushimira, ugashimira umwarimu kuba yemeye ko ukurikirana isomo. Hanyuma icya kabiri, ukabwira umwarimu kugusangiza ibyagenze neza muri iryo somo wakurikiranye. Noneho icya gatatu, ukamubwira ibintu 2 cyangwa 3 ku rutonde rw'ibipimo byihutirwa wabonye byagenze neza. Bisobanura ngo uracyamushimira, uracyamwereka ko akora neza. Icya 4, ugasaba umwarimu noneho akagusangiza ibyo abona yazanoza ubutaha. Mbere yuko umubwira ngo wanoza ibi, mureke we abanza kubwira ibyo yumva yazanoza ubutaha. Ugakoresha rero ibibazo bituma umwarimu agusubiza vuba kandi icyo ushaka. Urugero, ushobora guhita umubaza uti: ese haba hari ibyakugoye igihe watangaga iri somo?
birumvikana ko ari byo muheraho muvuga yuko agomba kuzabinoza ubutaha, munareba uburyo azabiinozamo. Hanyuma icya gatanu nacyo ni ikibazo ubaza umwarimu kugira ngo kigufashe kumenya ibyo azanoza. Uti haba hari ibyagoye abanyeshuri muri iri somo? Hanyuma icya gatandatu, wirinda gusaba umwarimu ko yazanoza ibintu byinshi ubutaha kugira ngo atazabivangavanga, ahubwo ukabwira umwarimu ikintu kimwe azanoza ubutaha kandi ukacyumvikanaho nawe, ukakimubwira ukumva ko nawe acyumva gutyo, mukacyumvikanaho. Kora ku buryo rero yaba wowe cyangwa se yaba umwarimu mwandika icyo kintu umwarimu azanoza ubutaha, mucyandike. Icyo ngicyo kandi umwarimu azanoza ubutaha kigomba kuba gihura na kimwe mu bipimo byihutirwa ushaka ko azanoza ubutaha. Turacyari ku ntambwe ya gatanu yo kuyobora inama y'ubujyanama ngarukirane. Noneho reka turebe intambwe z'ingenzi zagufasha kuyobora neza iyi nama y'ubujyanama ngarukirane. Genzura ko umwarimu yitwaje agakayi n'ikaramu byo kwifashisha kwandika iby'ingenzi mwumvikanye muri iyi nama y'ubujyanama ngarukirane. Icya mbere, ubaze ibibazo by'ivumburamatsiko n'ibibazo byo gutekerezaho. Ibyo bibazo urabibaza uyu mwarimu muri kumwe. Ukaba wamubaza uti washakaga kuvuga iki igihe wabwiraga abanyeshuri gutya na gutya, igihe wavugaga iki n'iki? Cyangwa se ukamubwira uti wampa urugero rw'iki ngiki cyangwa kiriya. Ubwo uba urimo kuvuga, kumubaza ibibazo uhereye ku byo wari wabonye muri rya somo wakurikiranye. Icya kabiri, gusha ku ntego igihe utanga ingamba n'uburyo zakoreshwa. Gusha ku ntego, wivuga ibintu biri mu kirere bidasobanutse. Rero ifashisha ingingo z'ingenzi zo mu gitabo cy'umwarimu n'icy'umunyeshuri. Hanyuma icya gatatu, ibuka ibyo wakwifashisha mu gihe wunganira abarimu. Birimo iyi video yateguwe n'umushinga wa USAID Mumenye, bikabamo imfashanyigisho z'amahugurwa n'ibindi bitandukanye. Icya kane, ugomba kugerageza kwihangana kandi ugakoresha imvugo nziza. Ibuka ko uruhare rwawe ari ukunganira abarimu no kubazamurira ubushobozi n'icyizere, ntabwo ari ukugenzura abarimu no kubakoza isoni. Ibyo ngibyo ugomba kubizirikana. Tugeze ku ntambwe ya gatandatu. Iyi ni intambwe yo gutanga raporo ngaruka kwezi ku mugenzuzi w'uburezi ku murenge no ku muyobozi w'ishuri. Iyi raporo rero y'ubwunganizi itangwa kuri iyi fishi. Iyi fishi nshyize hano, yitegereze urebe niba koko ubona ibyo ugomba kuyuzuzamo n'uburyo ugomba kuyuzuza. Hanyuma umenye ko ari ugomba kuzuza buri kwezi, ukayitanga ku mugenzuzi w'uburezi ku murenge no ku muyobozi w'ishuri. Niba hari ibintu ubona udasobanukiwe neza kuri iyi fishi, wibuke yuko ushobora guhamagara umuyobozi w'uburezi ku murenge cyangwa se umukozi wa USAID Mumenye mu karere kawe akabigusobanurira, bityo ugasobanukirwa uko uzajya uyuzuza neza kandi buri kwezi. Tugeze ahagana ku musozo wa video yacu, reka twibaze ibibazo byo kwisuzuma ku nyigisho tumaze kubona. Ikibazo cya mbere, ese ibyo mwize muri iyi nyigisho murabona bizabafasha mu rugendo rwanyu rw'ubwunganizi? Ikibazo cya kabiri, haba hari ibindi bibazo mwaba musigaranye? Tubifurije amahirwe masa rero mu rugendo rwo gutanga ubwunganizi ku barimu b'Ikinyarwanda mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Mwakoze cyane gukurikira aya mahugurwa binyuze mu kureba iyi video.